Tandukana no kuvuga ngo filime True Love warayibuze. True Love twayimuriye kuri channel ya Karine wa Bruno. Utakoze neza ngomba kubikubaza, nta kwishyuye neza ugomba kubimbaza. None kanzanye ubushinzi bwinshi. None kambwiye banagateye. Umugabo wanjye uravuna. Barakaze kakuzanye ibiganiro byarangiye. Jya muri comment urebe link iri muri comment uyifungure, ukore subscribe, like, share na comment. Ubundi ntuzongere gucikwa. Nyamuneka nimuze kuko iyi nkuru yabaye uburyohe sana. Ushatse wagabanya kubabara ko biriya bintu nta kundi wabigenza nyine byakagombye kuba. Yego nyine birababaje ariko se wagira ute? Karaho naguze ikintu kiri kunyura cy'ibindi. Ubaze ko kuva birasa twamugura kwa muganga nta jambo na rimwe yavuga. Nyine birumvikana ariko nta kundi. Ariko humura umwawe ibintu bigiye kugenda neza. Uzi ko maze kubona koko iyo urugamba rukomeye rwo ruba rugiye kurangira. Siko ruba rwageze ku musozo uko maze kubibona. Ubu ngenda ndabona ko ngiye no gutaha kwanza. Byari byanzanye ngenda ndabona bisa nkaho birangiye n'ukuri. Ngutse? Ngiye nabishoje, ndabona byashojwe. Isubu nduvuye. Mva se nkubwira ahubwo amakuru. Uzi ko mama wa Latifa yasaze? Ngo? Mama wa Latifa Yasaze. Mwa ibyo mbonye ni umusazi nyine ukuze umusazi. Ngo nakararo rafite. Mama Latifa ngagize ute? Mva ibyo mbonye naka mama n'ukuri twaye turimo tumuri ko bashaka kumufata. Nyagusara nyine afite amashashe, afite ibikapu, afite ibiki byose ari kuvuga amagambo ari mu ishyamba. Kabigaze ko nkakeza ko arasara ajya gusara gutoragura amashashe. Mwase nkubise ngiye nananiwe guseka, nanirwa kurira, nabibonye numva gusa birantangaje. Ubundi se ko wasaze wajyaga kwiruka inyuma yabo basazi ushaka iki? Yego mwana ngiye nagira ngo ndangize no kuri gahunda zanjye. Gahunda za ukirirwa wiruka inyuma ya Latifa ngo muri kujya kuzana mama we. Latifa twahuye arambira. Kuki? Arambwira ati mbabara umfashe. Ngwino ngiye kukwereka nyereka mama wahana. Usanga yasaga gahinda karanyishe. Gakwamba barira umbwire. Wageze na haryari bimeze gute? Vuba vuba. Ku mana yanjye no ku musore w'Imana n'abantu yafatiwe ku zuba ringana gutya aryo ngo turi gupfa iki? Murimo murapfa iki njewe nawe? Ngiwe nawe. Turi gupfa iki? Ndashaka umpereze inkoko yanje. Inkoko yawe se? Cyangwa se ngufata ibyo munda mbikurure byose mbikuremo gakwampereza inkoko yanje. Inkoko yawe ngiye ndagaca ku buryo mfite icyari waje sukara mu rugo ukara nimba ari inkoko yawe mfite. Inkoko yanjye wambonanye inkoko yawe. Uratinyuka ukanahakana wowe mpereza inkoko yanjye. Ngira njye wambonanye. Mpereza inkoko yanjye cyangwa ngo ushiremo incisha. Inkoko yawe siri? Mpereza inkoko yanjye. Njye wambonanye inkoko yawe. Inkoko yanje iri hega. Ngira hano hatanu wambonanye inkoko yawe. Ahambe twagiye. Kiragutsinze. Aha kabiri kiragutsinze. Kiragutsinda kura rero nako. Umva ndakumanura. Mpereza inkoko yanjye sinyine ntago nakubonye hariya urimo wunama uyiterura naguhamagaruka ugahita uzinga amabi mukagenda. Wewe wambonye cyangwa niza kadahumeka washize muri no murima zawe ziri kukubeshya numva nta kadahumeka zirimo. Mbwira ahantu mugiye mbwira. Ngiye nirukangana inkoko muri no murima wose paka nyifashire umuntu nyine nkanjye. Ningi niruka inyuma y'inkoko ndiko nyishaka iki. Ndeba hano wari wakubitwa n'umugore utari nyoko. Wari wakubitwa n'umugore utari nyoko. Zabankubise ko bangana uruwanyuma se cyangwa niwe wambe nuko beze nyine. Ahubwo mbwira genda unzanira inkoko reka kunkora aho se nyine dore ko kuyizana ese. Mpereza inkoko yanje. Sana amafaranga njye kukugurira nimba ushaka ko nkugurira inkoko ariko by'inkoko yawe nabyo ndi kumva na inkoko yawe kabisa. Ariko sha ubu no wowe wiyumvagamo iki? Nimvagamo iki? Wiyumvagamo iki ku buryo wumva waza ahangaha muri iki caro hose wana nambaye kuteri ukaza kudutesha umutwe. Jewe nkutisha umutwe. Ariko si nta nugo ushobora kwicara ngo umwana mwizure kubujura. No se nakicaro te kandi uri kunshinja mbwira ndi bwicara akakanya. Ndicara uri kunshinja inkoko yawe. Umva mbese. Umuntu arabakiza. Ibyo ndikuvuga se nibyo nubwo muri kumubwira ngo muramukumbuye inkoko yawe. Undi nawe arambwiye ngo ibiki n'ibiki. Ngiye nakwiboneye wari wambaye umupira n'ipantaro n'izo. Wowe n'amaso wavo wambanye ndeka kwari. Ufata inkoko yanje urenga hanga. Gute binyereka ko nafashe inkoko yawe. Binyereke. Nimba wambonye nyine binyereke. Duhamagara abantu se batubere inuza. Akosha ubaga muzima. Nyine nyereka uburyo nafashe inkoko yawe ngenda ijyana binyereke. Birakunaniye.
bivuze ati birakunaniye, bivuze ati ntabwo wambonye. Uko iyo wambonye uvuze ati inkoko yawe nayifashe gutya mpita ngira gutya utuyishyira ahangaha mu gafuka ngo ndayijyana. Mbwira ntabwo ndi kubyumva. Inkoko yawe ubundi ufite inkoko zinga, ubundi wogira inkoko? Nanjye nyine namwiruka ngaho byanyura kugira ngo ndebe n'iherezo ryiwe naho ari kugana, ariko se nuko nari mbabaye. Birangiye ute? Birangiye agiye muri nyine yirukanza amanuka apfira muri Nyabarongo ahubwo menya ari bwiyahuremo. Muramurekana none se yatubuze, twamubuze neza yirukanza aradusiga. Dusubira inyuma turagaruka. Kaba yaragiye nagaruka. Latifa yarize cyaze yavuze ati Mana Nyagasani nanone mbonye somo. Ariko baba bazi yuko ubugome bakora utazabagaruka. Ariko nta munyabyaha ugira amahoro. Umva mbireke, nta munyabyaha ugira amahoro. Ikintu cyose kiba ukoze mu buzima kirakugaruka. Icyiza ukoze ugisanga imbere. Ariko ibaze noneho wajya kumbona ngo ndikwirirwa ngo niruke inyuma ngo ya Domina. Birababaje. Domina sara. Latifa yababaye cyaze yicujije nawe yavuze ati kara ndihannye ndajya gusaba imbabazi birasa, ahubwo ngiye ikintu kiri kuntera ubwoba. Urebe birasa nabimenye urasanga agiye kujya kumushaka. Umva nkubwire kara, ndakuzi utaza no gucikwa. Ibyo bintu birasa akabimenya. Ndagusabye ibyo bintu biceceke kuko birasa ndamuzi neza n'umutima we mwiza. Yatuma twangagiye ngo kumugarura se mugarura mujyana he? Nawe nabanza sare yumva toragura amashashi. Wese yifuje gake ko nasara ko wanapfa aho gusebye no gusara. Kandi ibyo namubwiraga Latifa ikintu gwisabiye fungo mu wawe ntiwibeshye bigume hagati yanjye nawe. Turumvikana? Ko ndabizi neza niyo Latifa ajya kubimubwira yabanza akambaza niba koko ibyo bintu ari cyangwa nakakubaza. Ibyo rero Latifa yavuga ntabwo yabihagararaho neza. Ndakubwiye ngo ugira ute nabyo pe n'Imana idufasha ngo ntabimenye. Yahita byuka mu buriri akiruka. Ahubwo nanambaza ngo Domina agenda avuga ati menya Domina agiye kuruhuka mu mutwe. So wamenya Domina akagira ari mapanza nkora mu bintu byinshi, wabona afite n'ibindi bintu yigiriyemo. Urumva nanjye kumubaza ngo yagiye ndamufite nanjye nagiye kubona ndamubwira gutya. Ahubwo wowe ugira uti ubiceceke. Ntabyo namubwira pe, ntabyo namubwira. Ufite agahinda kabirasa. Birasa warakira mama. Nagukira byo ubona ko byaje sinzi ikibazo. Sha yanahinga umumotari mugenzi wawe sha yari mbitanye. Rega bangongeye i Kigali kumbi angongeye i Kigali angiye kureba umuntu twagombaga guhurirayo. Sha kirakata kiba giciye mu ikamyo kivutse mu yindi nagaruye ubwenge ndi kwa muganga amanitse neza. Ujye ugenda gahoro mwana. Uriya mugi nawe ukoremo nk'ukwezi. Si wakora i Kigali? Bari bamitaniye Nyamirambo. Wiki? Yego. Hariya kuri Kagahanda kamanuka kwa Mutwe. Masi nakundaga gusura umukobwa wanjye. Imodoka ya Benz yanturutse inyuma Nyagasana arambwira ati nukati buriye cyangwa ibumoso urapfa. Mama hamwe. Yanyuzeho bya. Nari mpaguye. Maheruka ubwo. Uhita ubivamo? Uzigumira ino. Ngwino mbwira madama kwishyura. Ntabwo nishobora. Rero madama kwishyura. Gakwana n'uracahaka. Ahubwo se mbwira hari inkoko ufite amake yo kugurisha ngo tugende tuvugane ko mfite amafaranga yanjye ashyushye ari gupfa ubusa urashyushye ngiye nkuha ibiciro inkoko. Amafaranga agashushaga ari gupfa ubusa ariko se sha ugiraga mu mutwe hazima. Ngiye mfite amafaranga yanjye ku ikofi hano nga nako hano nga none ngo ngiye kwirukankana inkoko yawe
umfasha hari n'ibintu ngiye kwinywera amata ruguru iriya none ngo inkoko yawe sirakamwa. Inkoko yawe irakamwa. Inkoko yanje ntahikamwa. Ngira irakamwa Uravuze uti ndavuze ati inkoko yawe irakamwa. Inkoko yawe ntago nayikozeho. Se kutari kumfata kujyana atiruka mfata se. Ndakwiyana. Ndavayo hano se. Urasha nta soni. Gakwa. Nuhakanye ko nta nkoko yanje wakozeho. Ico si kimwe. Ndeba hano nkwereke. Kirambwira gira vuba uri kwica gahunda zanjye izuba rimeze nabi iriya kuntu nabaye. Ko natari gucumba umwotsi. We. Interi cokera. We nawe ntari cyokera sorry kandi. Ndakubaha ariko urabizi. Dore mbese. Ndakuba. Umva. Karame. Fefe wari umuzi ku rugo umusozi. No, Fefe ndakuzi nyine ngo wigize Ako n'umundi turabizi twese nta filime itagira intwari, nta filime utaragira umuntu urangira upfa rwose wasanga aho ngaho byo mvuze ari mororo yawe simbizi. Muri iyi filime y'inkoko rero uzuzapfaga kwa hazapfa umuntu wayifashe akaba ari no kubihakana. Ikindi kandi reka none nakubwira ureka ibintu by'ubugamba. Inkoko yanje niba atari nawe gende witurize wiryamire kuko nje umuntu wandiriye inkoko cyangwa wayibe igiye kugenda irazinduka saa 11 ziburi 3 izajira mu bikira munda. Kandi nje wizo mbaraga ndazifite. Noneho niba utazi Fefe ugiye kumbona. Wanyu muraroga. Turi kumana. Dakora. Mba nkubwire. Iki? Wanyu muraroga. Urambaza iki wowe? Wanyu muraroga. Wari wumva inkoko oya nako nta nubwo izabika gusa. Izakubikiramo nirangiza inahebebe nirangiza inatami nabiri. Iyo nkoko se yamizampuri. Mwumvise ko iyo nkoko yamizampuri ku buryo zizajya mugira mu nda. Minuru kuvuga ako munini ndira wetu wange tunajya. Minuru kuvuga inyuma. Kandi ngena ndi kugenda ayi. Cyangwa icumu. Ako ni wari kungendera mu nzira. Ahubwo wowe subira inyuma. Mwiriwe. Mama mwari. Karame. Ngewe. Papa mwa. Karame kara. Papa wawe yaje. Hirwa. Papa wawe yaje. Yo. Papa mwa. Uraho neza. Uraho neza. Ayiwe. Uraho. Wavunitse ahantu hose se. Hano. Ayiwe. Hano papa. Umeze gute? Murasha. Uraho neza. Se papa urinda ko kujya kumera gutyo. Muraho neza namwe. Muramahoro. Mama. Mumeze mute? Ni karibu. Karibu mu nzu. Ndebera igihumbi. Twishyira wowe injira none se uko ko. Igihumbi. Uriyindi ishyira umota. Ese uraguma hanze. Nese papa makuru bimeze. Makuru bimeze neza rwose. Nyine ni byambayeho. Ari masize ubuzima mwana wanje. Ese papa nawe. Ngo nawe kubiye muri kaburembo. Aka kaboko ko kari gacitse. Papa mwa. Witinda nyabona. Amafaranga nari mfite se ko nyabuze. Warabyese kuri mobile money nta yariho. Nta yariho nari mfite kandi niyo twahahishije kare. Simukadi yanjye nayo narayitaye. Ariko ndusigira nimero. Nshakira akamu twandike nimero ye. Ndaza kugera kwa Gashamura azana telefone. Ya nimero byihorere rwose. Gute se kandi kuri kano kanya. Ni mu ndebere pe. Urumva madame se ko ntayafite kandi. Ariko hari ibiki koko. Oya hari umuhungu ucuza nani bikoresho by'ubwubatsi. Hari amafaranga yaransigayemo. Nimara kuruka mu gato ndagenda murebe nyakoreza kuri telefone. Ya bino bintu menya muna n'uyu muhungu wawe ejo bundi naramuzanye ntiyanyishyura. Umva nkubwire papa. Sura umuntu w'umuntu mwiza dore. Reba umugabo wanjye kona. Umva ntago ari ukubasonga ariko mu by'ukuri nese moto nayitwara ne mama bebe. Arewe. Ni kwa Kimara. Ibyo biryo bihawe nande? Ubihawe nande ra? Sana ntabwo gihaha mu. Ninde guhaha bino biryo? Arewe. Wahisemo kujya guhaha ibiryo muri restaurant. Ninde ubizanye? Inde. Ntabwo uzi no kuvuga se. Uzi ko nakwasa urushyi muri ibyo bitama ukabasha kuvuga. Ninde uzanye bino biryo? Sinyira imitungo yose umugabo wanjye yakwanditse subira amaboko yanjye narati. Ubundi nkubohore. N'umugore wawe muzingure tunamukure n'ahantu ari. Ubundi mwongere musubirane kandi icyo gihe tuzahita tuva mu buzima bwanyu twigire mu byacu. Ako subundi kare kose. Kubera iki mutanguye kari imitungo mukeneye ngo yibaye.
iyo muza kubimbwira mbere hose ntabwo mba nareba ariko mukareka kongera gute nzanakuvura ibintu by'uburemba bizakuvaho muzi ko kuko ninjye wakuruze ninjye wakuzinze ntabwo ushaka kuzabyarira mu mutungo w'umugabo wanjye nasezeranye mu buryo bwemewe n'amategeko arangije anesha agaciro aguha imitungo utari n'amaraso ye rero ndashaka isubira mu maboko yacu hanyuma nanjye nkakureka ukidegembya muri kwivugisha ngo muraje ngo muhambire hagira utinyuka muri mwe tinyuka se nongere nkwereke nkwicarire ugire ngo nikamye kugwiriye twembi se wadushobora ngani mutinyuka tinyuka dore tinyuka none uranavuga tinyuka wese kuruka se ubundi amaguru ni yakoshe Timo urawuboza utuma ushoga amenyo nzakubabaza umubiri ku buryo nanjye nzumva ko ndimo kwihorera ntukanumve intoki ushaka gukora iki? Reka kweguka. Aho se birambitse. Reka kweguka. Ndikumva ndi koroherwa. Biragenda neza. Sashiri ko mbona umeze nk'umuntu ufite ibibazo byinshi ko ntabwo ukwiye kwishyira mu mahoro. Uje ndi kwibuka ibintu byose byabayeho. Ariko humura byarangiye nta mpamvu. Nta mpamvu yo kubitekereza. Ikindi kandi inkuru nziza. Nabona ko uri kugenda bicamo se. Wow. Ariko Imana yatwibutse impande zose. Jeri. Maze kubona ko gusenga Imana atari ikimwaro pe. Nta wayisenze ngo yikorere amaboko. Nta n'uwayisenze ngo akorere isoni. Ikindi maze kubona ko ibihe byose twari turimo byari ibigeragezo. Ndakeka rero iki gihe cyo kubisohokamo. Twabisohotsemo byarangiye. Rero ntongere guhangayika ikindi kandi ntongere kugira agahinda. Ibintu byo kurira urabizi njye ntabwo nkirira. Biragoye nanjye kugira ngo amaso yanjye yongere kuzengamo amarira. Kandi ndi kubibona. Aho sheri ntukihagarare nyine bya bindi by'abagabo ariko iyo utameze neza already mba nabibonye. Ndakuza rega tumaranye igihe kinini. Nyine ibyo uvuga byo ndabyumva. Ibyo uvuga ndabyumva pe. Ariko nawe urabona yuko nta mafaranga ngaho nimugerageze murebe n'amakibazo. Wowe wicara hasi umva nyine nkubwira ibyo ndi kukubwira. Ihangane sibyo aho ngaho ushaka kuhanyerera. Ushaka kuhanyerera. Ihangane sibyo amafaranga turayagushyirira kuri telefone ihirwa nk'ejo ni waba wayabonye igihumbi. Misejo igihumbi urumva y'amafaranga menshi. Ejo se kuki bisi ibintu by'amadeni koko bite koko. Igihumbi barawukopa koko. Ni igihumbi ejo umuntu azaba yakibona. Mbazaniye umuntu wanyu none ngene nta mafaranga mbonye. Erega turabyumva ni ukuri wanakoze pe. Imana yo mu ijuru guhumugisha ko umugejeje ahangaha amahoro ariko ni ukuri ko Imana ntayo. Ngaho niba mubyumva ro nimurebe n'amaki ariko no kugenda imboko buko gutyo. Ejo mu gitondo saa 2 uzawugeza ahangaha. Saa 2 harabura amasaha angahe se muzanyishyura ngaho ubwo ningaruka muzanyishyura. Nzaguha icyatanu 500 nzaguye kurengereza sibyo irengagiza. Umwana wanjye ni umukirabi Kigali azaba yayabonye. Kandi isezerano ndarisohoza 500 ngenzi yakurengereza sibyo. Ihangane rwose. Nese urabona aje dutunga. Papa wacu ararwaye pe kandi nawe wabibona nawe uri umuntu. Wumve ngo yambwiye ko agiye kuza mpita mfata udufaranga nari mfite ndahanda teka.
ese ko numva bitoroshye mukabyara nta urumva nyine kuri nta kundi natwe twabigenza ntabwo twayakwima tuyafite ngera murebe na senyisa basuzumye senyisa koko nta we ni kubwira ngo ejo nzakurengera ejo nzaba nayabona hari umuntu agomba kunyohereza amafaranga uyu munsi ariko ntabwo ayo uzarenzaho nayo kugaruka ntabwo ari ayo gutegereza turayashyira kuri telefone ntabwo uzarinda kwangiza esansi yawe ugaruka nzahita nyagushyirira ni ukuri kureba umuntu umeze gutya no kumugurira imiti ibintu nk'ibyo ngibyo ihangane kandi nawe turabizi uri umuntu mwiza ujya udufasha ntiwigeze kunzana aha ngaha ntiwananyishyuza erega byose tuba tubizirikana umugabo ni umuntu mwiza ukuri ko Imana ni umuntu mwiza nta mutima mubi urabona atabyemeye acisha make rwose kandi ni ukuri Imana iguha umugisha pe wumve ngo namara koroherwa nabonye udufaranga nzaguhamagara nkugurira akabyeyi ahubwo wowe ni ukumusengera agakira ahubwo dusengere urwaza ubukira nanjye ntabwo nakwifuza ko murwaza ubudakira wowe genda ejo uzaze saa 2 magana 5 murakoze musuhuze umudamu n'abana kandi umugabo Karine ari muri salo ibi byose ni guhumuriza yaramfashije pe guhumuriza yambwiye ko Kakuza agiye kujya kundogesha muri Tanzania ngo akangira ikigoryi Ruhumuriza arabikubwira yego ambwira imipango yose ambwira ko yagerageje gushaka gukorana nawe ariko ngo akajya mu imiti ya fake yego kugira ngo atangirira nabi ariko urumva ko nta kitakoze cyakoze ikintu yakoze cy'ubugwari nka mugaya ni handi yari yakuruze kunuka shirika kugarura biriya byararangiye none se wowe uko byagenze kugira ngo bishire njye na Ruhumuriza twaravuganye Imana sheri yego njye ntabwo njya nizera biriya bintu ni Imana yabikoze cyane urabona ko biri kugenda bica musiga ikindi kandi uri hanze hari kamera ibintu byose bakoraga nabifashe amashusho oya cyane shuwa Domina na Latifa bagomba gufungwa bagakatirwa burundu beko numva binteye ubwoba kubera ko ibintu bankoze ubwo sheri ariko ntabwo umuntu wese wakugirira nabi umwitura indi bagomba gufungwa reka kwibabariza umutima uvuga ibyo bintu tubiveho sibyo murebera agakize ko kurya ahubwo nyegura tujye muri salo nyegure ndagushobora be gake gake wishaki bagenda gutya ndikumva nshaka gushimira Karine reka njye muri salo mushimire sheri nta kibazo nimba mufite imbaraga Kakiri ugize neza kuza hano hari umubyeyi yagushakaga ariko afite ibibazo byinshi cyane arimo arambwira ibintu byinshi ntanumva yewe kanaka ngo aranzi ngo Yesu yamuntumye ngo ndyamana nawe ngo ni mubyara wa Karine ariko wa mugore wabaye kumurongera gatana mu rugo rwanjye kuneza akavuye no kunzanira mu ndogera umuryango uraseka ziki hasi utambeshye uyu ni mubyara wa Karine inshuti yanjye maze imyaka nzima amabanga ye yose ko atigeze ambwira ko afite mubyara we ugendana bibiri ugenda yirwa tukabana ndashaka kubaza ikibazo kimwe kuko Karine atakiri aha ngaha urashaka iki ese n'umuntu wakuntumye ni ibibazo uri kuzana ushaka gutsindagira mu rugo kugira ngo umushaka kukumanya gatsinda bareba ariko umuntu uri muzima wowe ngo Yesu ngo Imana asenga uyu mugore namwe mu rugo rwanjye n'icyo nabashaka ngaha ngo Imana asenga yamweretse yuko ngo ngiye nawe turyamana unyumvire ngo iki uyu muntu wundi wowe uramuzi aho ngo ushaka iki koko hari umuntu wakuntumye ubu ngubu rero ngo afite Bibiliya ngo Imana ngo yamweretse yuko ngo
ngo njye nawe tujye turyamana. Wiki? Niko avuze. Mva nkubwira wa mugore we. Dore uno mugore uri nguyu. No mu bisaga kuva na kera hose nagumvikana na Karine. Uwasanga ni nk'imirozo zana kuntongera. Ko kandi mwari mufitanye urwango nuko utangiye gutsitima ngaho witsitasa ngaho uza gushaka iki. Nagatangaye. Mu buzima bwa Karine igihe tumaranye nigeze ambwira ko afite mubyara. Ubwo ibibazo bagiranye kuva kera. Barazina Karine yambira. Bivuze ko ari ikibi niyo mpamvu yinjiye mu nzu azana. Karine yambye ko iwabo bari abarozi bamurogeraga bari bafite nyine kuva na kera. None muri iyi minsi sigaye ejo nagune ngutunze ku idirishya ry'inzu yanjye. Wowe urashaka iki mudanga? Tuvuye urashaka icyanga. Vie nta kasike uzanyemo aho? Uti? Nta kasike uzanyemo aho? Kasike ye? Mbonye imwe. Iyi nyine niyo naje nambaye ngiye. Nyine ndigiye hehe? Nyine iyo wari wambaye ahubwo wiri hehe? Ese ubwo ndakubaza nawe umbaze. Ese ngiye kuza untwaye iyi ngiye ko ariyo naye nambaye. None si yawishyize. Nyine ngenda kubaza nawe umbaze kasike nzize kuri moto nje ngo unyishyure. Ako bumenye muri kuntekera imitwe ahari. Ubu ntabwo muri kungambanira koko. Sha mwana we. Komba hano n'umuhungu wanjye umwe ko twaturi hano. Kongira umugore umwe ko twaturi nako nta nimbe bamwe nonzu. Iyo kasike yawe ubwo yabigiye he? Nyine nawe tubyibazanye. Ngiye ni wowe unzanye ngo unyishyure. None se kuki badatwaye yone nambaye bagatwara iyo wari wambaye? Ibyo simbizi. Ngiye icyo ndeba ahubwo ni wowe unzanye hano. Oya, ariko se wowe izi nunda zibangwa nzerekeza. Umuntu ari kukwereka kasike yari yambaye ugiye kumubaza iyo wari wambaye. Genda yimubaza ko ngende mu gikari cye. Oya, hano ni ku muhanda urabona se hari igipangu kiri. Byari kuba ikibazo iyo mbwira ngo ibuze. Yanyishyurira kuri moto anzanye hano mu buhe buryo ubu. Nyine byari kuba ikibazo iyo nge naje nambaye yaza kuba ari yibura. Ubu byari kuba ari urubanza. Ariko iyo naje nambaye yigira ubireba. Hariya oyiseho. Yego. Ubireba. None se wowe ko dusohotsa turi mu nzu hari umuntu wigeze arengagera hariya niba. Nge ntago bindeba ikindeba nuko mugomba kumfasha nkabona iyo kasike kuko tubaye amagini ku buryo havuye mu ndige bakagenda bakayitwa. Ninde turi bataka wamenye harimo no guteka mitwe kabisa. Ingorane zirabwa. Ungiye guteka imitwe nshaje sha. Nese igiye he? Reba neza mama ko nta irambitse muri salo. Hehe se injira mureba. Injiremo. Hariko se ubwo papa nkwa nkubwo ugiye hehe koko? Ase papa urimo urajya he koko urwaye ko? Ugiye gushaka kasike. Urabona ibintu uri guteza ubu ni kasike igiye gutuma papa mugendesha. Nakora akazi gute se nasize. None se kasike yawe yibazaba wayisigiye. Twe hari kasike wigeze uduhereza. Amaraso ntagaramazi. Amaraso ntagaramazi. Karine ibibazo byose twagirana ariko dusangiye amaraso. Hanyuma nyine ngiye kukubwira ko we niyo nshuritse yawe ibyari mbizi. Nimba ubisura amazi. Oya, musangiye amaraso. Amaraso ntagaramazi. Karine imyaka yose amaza muri urugo ko ari ubwa mbere mbonye wowe usuryo winjira hano umaze kumenya ko yifitiye ibibazo afite stress uje kumwongerera. Urabona meze nk'umuntu uri gufunguza se. Ikigaragara uko utaje gufunguza uje gutubura. Uje kureba ndabona icyo nguzo uje urashaka icyanga. Urashaka iki? Aje gutubura. Ko Karine atari hano bizi ko atari hano. Uje gushaka icyanga. Narinje kugira ngo umenye ko amabijyanye yose. Amabese urashinzwe wamugore nkubwire. Ubundi abantu mugendana bibiri aho muva mukagira. Mva nkubwire. Mama mufite imitwe. Uzarya umuntu usibe bamba. Urumva? Uru rugo n'urwanjye, urumva? Ntacyo ushinzwe, nturi umucamanza, urumva? Nta n'uguri n'umukuru w'umuryango. Sokera mu rugendo. Ntaguruka soka gende. Sokera mu rugendo. Amakuru waruje gutara ntuyabonye. Ngasoka usohoka. Yawe ndabona mufite ibihe byiza. Turamaze. Twamaze. Byiza. Karaga umutwe usohokana n'izo bibiri iyo ugenda ubeshya. Kubura ibitenge ugenda vira mu rugo genda hosha. Nushaka kujya umva nkubwire rero. Umva nkubwire. Nushaka kujya ubwire Karine no ibyo ubone na. Reka mubwire no kusanze mu buriri. Tunaryanye. Uri wa mugore. Uwo mwazagukorera ingo n'icyo uzabona. Ariko musanze mupfa kuvuga ubwa mu mutanazo uramuzeho. Mugore wawe waturumbutse ivyo ngiyo. Yawe uzi ko ngiye Karine ibyo byose mba mbizi gukurusha. Soko ugende. Ukwasa. Ariko nawe rugira umuntu wiceceka nka muntu. None se ko nanjye yansembuye. Akuze umuntu uzaga akakubwira ngo Imana yanjye ngo arananzi ngo ningiye ngo turyamana. Ese urumva rimwe wa Karine nk'ubwo mu magambo uri kuvugana yirika nkivugana nawe. Ubu utagiye udatongo utari gutanga amakuru atari ngombwa. Amakuru ngenda yatanga. Ubu se ko navuze bya bindi byose. Ko navuze buri detail se ubu ntere kuba mushyiriye byose. Wakwitonze ko ibyanjye na Karine bitararangira bitarava mu nzira. Urumva? Amahoro kabahinze. Urari kwituza ukicisha amakinge nkaza nkavugana nawe. Wajya umbabara abagore iyo twahuye iyo umuntu agusembuye abagusembuye ntago nari guceceka. Ese ari kimubwiye ko ntago mubwije ukuri. Kasitagiye ibindi byibera turasubiramo.
ya mwarimu namaye n'icyayi nk'inywera. papa rwose reka ibyo bintu papa umwana kwino ujye mu nzu jya mu nzu reba umuntu ararwaye urimo uraza umutera jya mu nzu ni mumwicaza ariko mu ngewe yanjye kasike mupfa kuba muyibonye iyo yaje yambaye niba wayibonye ikindi kibazo kiri aha ngaha mwe nimurebe yaje aho yari yicaye muri ko ntaho injiramo ari kujya kureba hari aho uhejwe muri uru yanyu kubera iki we wakwinjiye mukandebera ko hano nta kasike ihari nese ubwo yabigiye he none se urabona hano ntudusize mu nzu twese twinjiye ntuhise ugenda none se uza hari ubwo twari turi hariya ntiwadusanze aha ngaha haruguru hari nta muryango buri uri none se urabona ninde wajyanye kasike mu ugiye kwinjira mu nzu none se ndagenda nta kasike njyewe ariko mureke yinjira ugiye hirwa mwihorere yinjira oyahamagara uriya musaza ubundi aze reba papa ararwaye n'ukuri uriya musaza utabasha kugenda agiye gutwara kasike iyo nyishyurira hariya ibi bibazo byose biba bije kasike ndaza ubu se ko warinze ugera aha ngaha bakwishyuye reka banze ko nda mu bindundaho ngari kabasa banza afata imiti ubu ngenge nta mafaranga mbonye ngere na kasike yanjye nyisize ndakora akazi neza ngari kabanza afata imiti ntaranarya nta kintu arafata umuntu nibwo akinjira mu nzu ntumuhaye n'amahoro bakwihanganye kasike ndagufasha kuyishaka wigendere ibyo ntubigire iki hano ni muri quartier wasanga ari akana kanyuze hariya kakayifata akose manu kuko ibyo nibiki kuko uri kumbwira ko genda uri yarakwisiga ndakora akazi nke nta kasike ifite kasike iminota mike basa banza afata ifunguro si rebarana ni warashunja ameze nabi tujye muri stress za kasike ko uzi ko wari winjiye ubu wari winjiye gusaka kasike none se mbigenze nteko neze nyirebere he wamuretse akinjira akajya kuyishaka ishakire he ngahinjira injira ujye kuyishaka injira ngaho dore ndumva yari ugomba kumenya hiri kuko niwe twari turi ko ese hari iyo wigeze umubona nazo atwaye ese ngenda bizi ibyo ngibyo ko ari ugomba kubimenya ese nta no gushaka kwisubiza ikibazo turi kukubaza wowe umuntu ari kukwereka kasike yari yambaye iyo wari wambaye iri he iyo nari nambaye iyo wari wambaye iri hehe zose nzize kuri moto turi kumwe abireba hari iyo wigeze ubona yinjirana aha ngaha ntabwo nabyitegereje neza urabaza iki nese reka nkoze ikibazo kimwe wowe nta no gushobora kwisubiza ikibazo uri kutubaza wowe iyi kasike ninde wari uyambaye iyi se niviye iyo wari wambaye iri hehe barayitwaye bande bayitwaye nese ndabizi ko ari uri kuyibaza nde hano uri kuyibaza nde hano mwebwe wayisize hehe wayisize njye nabonye ikintu kiri gutuma nta mafaranga umva reka tukubwire si igihumbi rero uri kudusaba ejo tuzakikohereza va aha ngaha wituteza akabuye igihumbi se nzakiguramo kasike hanyuma kasike yawe hariyo wigeze ubona yinjira ese uragira ngo tuyishyure nye ese bite nta kasike yawe iri muri uru rugo niba wumva uri kubishidikanya winjirisha ngaho reka ngusabye muzehe nguriye aho yicaye ntabashije no kuva ahari buduhaye akanya gatoya banze agire n'ikintu afata wowe genda ibindi tuzabivugana naza kugufasha ubu ngewe ngende nta mafaranga nta hanyuma nutagenda se kasike turayibyara urumva turi buyikure barayitubaga basi niba mugomba kuyishakira ndaza kugufasha turayishaka nituyibura nta rubanza ruturiho ntabwo twebwe twigeze duhagarara hariya ngo turinde moto iriya moto ni yawe ntabwo ari iyacu ako se mu mwana wowe uri kumbwira gutyo uragira ngo nkubwire ngo iki iyo uje kudushinja ngo turabashura nkuzaniye umugabo ako uyu namfashe basi ngo ngende nta kibazo mfite wowe uri kunsaba ubufasha cyangwa uri kumbwira yuko twakwitse kasike uri kunsaba ubufasha cyangwa uri kumbwira ko twakwitse kasike oya ntabwo uvuga ko mwayibye ariko iyo byose itahire genda ndaza kugufasha mwana ariko uru rwose nta mugabo rugira nuko ndwara ndi umugabo di ntabwo kumvugera urugo nisoze oya wirira oya beshavura imana irakora